Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza cyane abantu mwese mukunda ubutumwa bwiza, abantu mwese mukunda ibiganiro tugenda tubagezaho bigenda bigaruka kwiyobokamana. Nizere ko mumeze neza. Ndi kumwe na pastori Karame. waramutse uraho kandi wiriwe. Yego. Ngira ngo abantu b'Imana bamaze iminsi barasiritse, ariko we mbonye uza ufitemo akamwenyu. Nimekuja ndani ya studio na morale nyingi sana. Okay, abantu badukurikiye, hari abantu dusanganywe, ariko hari n'abantu bashashe. Njyewe nitwa Nongera Bernard. Nanjye nitwa Pascal. Cyangwa se Pastor Yeremia. Pascal. Ntago ari Pascal. Narigeze ngo hari nashonje. Okay, tugarutse mu bwiza rero budasanzwe. Ngira ngo abantu baduherutse mu ubushize turimo tuvuga ineza y'Imana, tugenda tubwiza abantu kuri. Pascal, ngira ka tubwiza abantu kuri. Tubwiza abantu kuri kuko nigihe cyo kubabwiza ukuri ni iki. Igihe ni iki? Abantu rero muri iyo minsi. Hallelujah. Uraza kugira abanzi benshi bitewe no kuvugisha ukuri. Yego, ariko Kristo arankunda. Agira gute? Arankunda. Ariko rero nubwo bagukunda, yego, ukuri ni gukenewe cyane. Yego, ariko Bibiliya ikambwira ngo niko kuzaba batura. Rero nubwo batagushaka, ariko tubatura abantu. Tubabature mu izina rya Yesu. Ndabona rero amavuta ufite ntaza kurundugura, ahubwo navuga ngo abantu nibatera gatebe, ahubwo umuntu wese wamaze kubana natwe afata agakaramu, afate agenda, kuko ibigiye kubera ahantu ni ibintu bidasanzwe. Umwuka wera yamanutse. Kubonamo ni kugenda nkureba nkabonamo ubwiza bw'Iteka Imana, ubwiza bw'Imana. Cakira mikoro hanyuma uhereze abantu iby'Imana igutumye. Mwakoze cyane kubana natwe mwese, mudahwema kubana natwe umunsi ku munsi. Reka uyu munsi wa none, mbere yuko twinjira muri message Imana yaduhaye kubagezaho, tubanze dusenge Imana, kuko mbere na mbere Imana Data twese uri mu ijuru, turagushimiye yuko wabanye natwe ukaturinda. Izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze. Reka dusabire umugisha abantu bose bari gukurikira iki kiganiro, ubagirire neza kigeraho kidukuye naho kitugejeje, kandi umwuka wera w'Imana ntadusige, abane natwe muri byose. Amen. Hanyuma Imana ishimwe cyane yuko twongeye kubana kuri uyu munsi. Ntabwo twishwe n'ibyaha nkuko njya nkunda kubibabwira. Njya nkunda kuvuga nti Imana ishimwe yuko twongeye kubonana tutishwe n'ibyaha. Ntabwo iyo mvuga kwicwa n'ibyaha ntabwo masobanuye urupfu rusanzwe, ahubwo mandi kuvuga gupfa mu buryo bw'umwuka. Hari ukuntu usanga umuntu agenda, ariko mu by'ukuri yaramaze gupfa kera. Ariko Imana ishimwe yuko twebwe ntabwo twapfuye, ahubwo turacyari bazima, kubera yuko iyo bugorobye tukabwira Imana ngo Mana tubabarire ibyaha n'ibicumuro byacu byose, Imana ikatweza, ibintu byose bigenda neza cyane. Nzanye rero ubuhanuzi ku buzima bwawe, cyangwa se nzanye ubutumwa bukomeye buri buze kugufasha bukageraho bukuvana naho bukujyana. Ndabwira abantu bamaze iminsi bahangayitse, batinya, bafite ubwoba, ndetse kandi bikanga urupfu mu buzima bwabo bwa buri munsi. Reka dusome Yesaya 38, turahera ku murongo wa mbere turaza kugeza ku murongo wa 5. Muri iyo minsi Hezekiya ararwara, yenda gupfa. Bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amosi aramusanga aramubwira ati, Uwiteka Imana aravuze ngo tegeka iby'inzu yawe, kuko utazakira, ahubwo ugiye gutanga. 2. Hezekiya yerekera ivure atakambira Uwiteka ati, 3. Ndakwinginze Uwiteka, uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye, cyakora ngakora ibishimwa imbere yawe. Nuko Hezekiya ararira cyane, maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yesaya riti, subirayo umubwire uti, Hezekiya, Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze iti, numvise gusenga kwawe, mbona amarira yawe,
kubaho kwawe nzongeraho indi imyaka 15 akira neza ijambo ry'Imana. Ndagira ngo nimba nkurikiye, niba turi kumwe uvuge ngo amen. Bibiliya itubwiye abagabo babiri, mu bagabo babiri itubwiye umwami witwa Hezekiya, itubwira umuhanuzi, amen, itubwira umuhanuzi witwa Yesaya. Ngo Yesaya yagiye ajyanye ubuhanuzi, Imana isanga umuhanuzi Yesaya, ivugana nawe iramubwira ngo genda ujye kubwira Hezekiya atange iby'inzu ye, kuko iminsi yo kubaho kwiba yarangiye. Ikigaragara koko yari yarangiye, ikigaragara iminsi ye yo kubaho yari irangiye. Niyo mpamvu Imana yamubwiye ngo tanga utegeke iby'inzu yawe, kubera yuko iminsi yawe irakurangiranye. Agezeyo amubwira ubuhanuzi Imana yamuhaye, nta na kimwe yagabanyijeho cyangwa ngo yongere, kuko nawe hari icyo Imana yavuganye nawe. Birashoboka ko Imana itavuganye nawe, ariko abantu bakakubwira ko iminsi yo kubaho irangiye. Birashoboka ko Imana itavuganye nawe, ariko ukarota inzozi zigaragaza ko iminsi yo kubaho kwawe irangiye. Birashoboka ko Imana itavuganye nawe, ariko wareba ukabona ko iminsi yawe irangiye. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi ukaba ufite ubwoba, ukaba utekereza ngo ejo nzamera nte, ukaba utekereza ngo ejo bizagenda bite, ukaba utekereza ngo ejo nzapfa kuriya. Ariko reka nkubwire, igisubizo kiri mu gusenga Imana. Icyanzanye mu studio ni ukukubwira ko imbere y'Imana bakirira batapfira. Icyanzanye mu studio ni ukukwibutsa ko nawe ukwiye kugera igihe cyo kwibutsa Imana, ukayibwira imirimo wagenderagamo, ukayibwira gukiranuka kwawe, ukayibwira kugira neza kwawe. Ahari yenda Imana irabyumva igira icyo ikora. Aragenda aramubwira ati Imana yavuze ko ugomba gutanga, wamara gutanga ukipfira. Hezekiya ati biragatsindwa, hari imirimo nakoze igomba kumvuganira. Reka nibutse abantu ko bakwiye kubaho ariko bakagira imirimo myiza, kuko imirimo myiza iratabara, kuko imirimo myiza irarengera, kuko imirimo myiza irarema, kuko imirimo myiza ituma umuntu yongererwa igihe cyo kubaho. Hezekiya areba ivure, amaze kureba ivure atakambira Imana, akirimo gusenga Imana. Imana iramwumva. Reka nkubwize ukuri, mu kibazo waba urimo, hindukira urebe ivure. Ingorane waba urimo, ibyo ubona byagucanze, hindukira urebe ivure. Kureba ivure nta kundi, ni ukwinginga Imana, ni ugutakambira Imana, ni ukwibutsa Imana, ni ukuyinginga, ukongera ukayiba hafi, ukayibwira ngo Mana yanjye ngwino untabare, ngwino undengere. Hezekiya arayibutsa, yibutsa abo yagaburiye, yibutsa abo yacumbikiye, yibutsa imirimo myiza yagiye akora, ayibutsa ko yagendeye mu mirimo yo gukiranuka. Hari ijambo rikomeye yabwiye Imana, yarayibwiye ngo wibuke ko nagenderaga mu kuri. Abantu bakwiye kugendera mu kuri kugira ngo Imana niza kubatabara imenye nyine ikigenderaho. Imana ntiyigendera igira ikihagararaho. Ngo yahagaze ku kuri kwa Hezekiya, ihagarara ku mirimo ya Hezekiya. Imana idutabare cyane. Ngo ijambo ritariza kuri Yesaya riramubwira ngo subirayo ubwire umugaragu wanjye ko mwongereye imyaka 15. Nkwibutse neza yuko ijambo ry'Imana riravuga ngo umunsi umwe gusa imbere y'Imana bitubera imyaka 1000. Nimba imyaka 1000 ari umunsi umwe imbere yacu, ese imyaka 15 urumva ari iminsi ingahe? Urumva ari imyaka ingahe? Iyo umuntu wakoze neza imbere y'Imana imwongerera imyaka myinshi, imyaka yo kurama, imyaka myinshi cyane. Ngo yamwongereye imyaka yo kubaho mirere na mirere, kuko 15 imbere y'Imana ni imyaka myinshi cyane. Nimba turi kumwe tuvuge ngo amen. Waba ungurikiye uri umurokore, waba ungurikiye usenga Imana, waba ungurikiye udasenga,
waba nkurikiye uri mu bigeragezo, waba nkurikiye uri mu ntambara, izo waba urimo zose, reka nkubwire ko icyakurengera ni ubutabazi bw'Imana, ni ukwibutsa Imana imirimo. Nimba utakoraga imirimo, tangira ukora imirimo yo gukiranuka. Ubwo abenshi bashiriye mu busambanyi, ariko we kora imirimo y'urukundo. Ubwo abenshi bashiriye mu businzi, hindukirira Imana nayo iraguhindukirira. Abantu bajya banga gukizwa, bagashaka kwitwara nk'abapagani, ariko reka nkubwire ngo yahisemo gukizwa. Wagera mu kibazo ukinginga Imana, Imana ijya ivugana nawe, ndetse kandi mu kuvugana nawe igategeka umuhanuzi, ikamubwira ngo genda ujye kubwira umwana wanjye, oya ntabwo agipfuye, nanjye nahanuye mu izina rya Yesu, ntabwo ugipfuye, ntabwo ugipfuye ko abantu babivuga. Abakugambanira bo ni benshi, ariko ntabwo ugipfuye. Abaguhiga bo ni benshi, ariko naguhanuriye, humura uzabaho, humura uzarama. Ko wakunze gukiranuka, niko n'Imana igukirije, nk'uko umwana w'umuntu yabiririmbye. Reka nkubwize ukuri mama, reka nkubwize ukuri papa, reka nkubwize ukuri wa musore we, reka nkubwize ukuri wa mukobwa we. Gukiranuka kwawe niko kurema ubuzima, gukiranuka kwawe niko kurema kubaho, gukiranuka kwawe niko kukugira umuntu nyamuntu, gukiranuka kwawe niko kukurengera. Naho yuza kuba udakiranuka, ahawe niho abakibukwa. Imana iramubwira ngo genda, nanjye nakubwiye ngo baho. Iramubwira ngo ku gihe cyawe cyo kubaho nongereho imyaka 15. Imana ishimwe cyane. Ni Imana yongera imyaka yo kubaho, ni Imana yongera iminsi yo kubaho, ni Imana ihindura amateka akaba mazima, ni Imana irema urugo rukabaho, ni Imana irema akazi kakabaho, ni Imana irema imibereho ikabaho, ni Imana itanga ubwenge bigakunda, ni Imana yishyura amashuri bigakunda, ni Imana ikora ibikomeye kandi igakora n'ibyananiranye. Nimba turi kumwe, unyemerere uvuge utamena, uzamure ikiganza nkubone, uzamure muri komanteri wandike uvuge ngo amena, kubera yuko tubonye amahirwe. Amahirwe tubonye ni ay'Imana ikiza, amahirwe tubonye ni ay'Imana yongera imyaka yo kubaho, amahirwe tubonye ni ayo kurengerwa n'Imana. Ndagira ngo twabonye benshi bavuga bati Imana yaraturengeye, Imana iturera nta shinge nta rugero, Imana yagiye yubakira benshi amazu byari bikomeye mu mujyi wa Kigali, Imana yagiye yishyura amashuri ku bana bari imfubyi, uyu munsi ni abagabo bo guhamya ibya Kristo Yesu. Imana yagiye ikiza uburwayi ndetse bugiye butandukanye, Imana yagiye ikora ibikomeye. Imana ishimwe ko dufite amahirwe, kandi mu ijuru hari Imana, Imana ishobora byose. Tukiri muri iki kiganiro, reka mvugane nawe wari waracitse intege ndetse ntiwongere gusenga ukibwira ko Imana itumva. Reka nkubwire ngo Imana irumva, reka nkubwire ngo Imana irakora, reka nkubwire ngo Imana iratabara, reka nkubwire ngo Imana ihindura amateka. Ikigusaba ni kimwe gusa, kiranuka, kiranukira Imana, ukora ibyiza, kuko nukora ibyiza uzemerwa. Imana yigeze ibwira Kayini, iramubwira ngo ese nukora ibyiza ntuzemerwa. Imana ishimwe cyane. Iyo umuntu akoze ibyiza aremerwa, iyo umuntu akiranutse aremerwa. Gukiranuka kwawe bigusunikira imbere y'Imana. Iyo Imana yaje imbere yawe ikora ibikomeye. Umubyeyi ufite urugo rutameze neza, iyo asenze cyane Imana irakora mu izina rya Yesu. Kandi iyo umuntu asenga, ubwenge Imana irabutanga. Ezekiya nawe yarahindukiye areba ivure, ntabwo yigeze abwira Imana ngo nararirimbye cyane, ntabwo yabwiye Imana ngo nabaye pasiteri cyane, ntabwo yabwiye Imana ngo narabwirije cyane, ntabwo yabwiye Imana ngo narahanuye cyane, ntabwo yabwiye Imana ngo narazindukaga muri nibature, ahubwo yabwiye Imana imirimo yayo. Arangije aravuga ngo kandi wibuke yuko iyi mirimo nayikoraga mu kuri, ntabwo nayikoraga mu binyoma, ngo nagenderaga mu kuri imbere yawe, ngo kubaho kwanjye, haleluya, ngo kubaho kwanjye nabayeho nkoresha ukuri. Imana ikeneye ukuri, ibundi ikakurengera,
imana ikeneye ukuri ubundi ikagutabara, imana ikeneye ukuri ubundi igakora ibikomeye, imana ikeneye ukuri ikabohora abarushye, imana ikeneye ukuri ikagusumbisha amahanga, imana ikeneye ukuri ikakwagurira imbago, imana ikeneye kugendera mu kuri ikakuzamura mu buryo bw'umwuka ndetse no mu mubiri. nganye ku musozo, ushobora kwifuza gusengana nanjye, ushobora kwifuza kuvugana nanjye, nimero yanjye iboneka ni 0738 reka dufatanyirize hamwe gusenga, reka dusenge Imana. ahasigaye nimutarakora subscribe, ukande subscribe kugira ngo tuye dukomeza kubana mu biganiro byacu bya buri munsi. uri Imana y'amahoro, uri Imana ikiranuka, ushimiye ko abanye nanjye muri uyu mwanya. sabiye umugisha abari bangurikiye bose mu izina rya Yesu Kristo, abari barwaye bakire, abari bashonje barye, abari babuze uko bagenza bacirwa inzira, abari barwaye bongererwa igihe cyo kubaho, kandi n'uwari unkurikiye nawe utagendera mu bitunganye, ndasenze ngo umuyobore inzira yo gukora ibitunganye mu izina rya Yesu Kristo, amen.